zirindwi ubwo kuko ayo nashyizemo akaba miliyoni 10 ari cyangwa karengaho gake ubwo muri iyi myaka urumva kandi izo miliyoni 10 njya kuzishyiramo nashyizemo nko muri 20 ariko iyo uteranyije ubona inyungu zimaze kujyaho zikabakaba miliyoni 7 ntekereza rero ko nta handi hantu bakungukira batyo pe tujya tuvugisha kuri banyarwandakazi. Nitwa Mutuyeyezu Oswald, abantu benshi banzi ku izina rya Oswald Oscar Kim, ndi umunyamakuru kuri Radio TV10 ariko nkaba numwe mu banyamigabane ba R-Night Iterambere Fund kuko nashoyemo kandi n'ubu ndacyakomeza kugenda ishyiramo. Kuzigama ngiye mbifata nka kimwe mu bigize ubuzima bwa muntu. Ni ikintu kikomeye ntabwo nakita kibanza nagari primary need ariko kugira ngo izo primary need zihore zibona ikizisubiza umuntu akomeza abeho nuko aba anavuga ati ejo hari bizantunga ejo bundi cyangwa se haramutse hagize ikibazo cyaba nabona nagira ikindamira nagira ikingoboka kuko kuzigama bigira intego nyinshi cyane zirimo of course kuba watera imbere ukaba umuntu w'umukire ukaba umuntu ufite ushobora gushora imari kuko ntabwo washora imari utabanje kugira iyo wegeranya kuko na banke ziha umuntu ariko zibona ko hari icyo asanzwe afite. Hanyuma ikindi kuzigama kugira ngo hagize icyago impanuka kiza kigukubita ukore muri ya yandi hanyuma witabare wirengere. Hari no kuzigamira amashuri ari ukuzigamira n'ibintu byinshi cyane. So yaba ari kuzigama amafaranga yaba ari kuzigama imbuto yaba ari kuzigama ibiribwa yaba ari kuzigama mu mitungo itimukanwa ibyo byose nibwo buzima. Umuntu avuka nta kintu afite ava mu nda ya nyina rwose nta mwambaro nta kintu habe na gitoya hanyuma akahabwa kuko kureba muhibere kureba mugaburira kureba mwambika kureba murera gakura no kugira ngo nawe azabikore abyikorera ariko azanabikorera abandi. Wabikora rero ute ibyo ubona uwo munsi urarubimaze bijya kuri wowe bikagushiriraho. R-Night Iterambere Fund reka mpere kuri iri jambo risa nko kwicuza nayimenye mu bambere kuko nari umunyamakuru kuri City Radio. So bayidusobanurira rwose yanavutse hari muri icyo cyumweru baje kuduha ikiganiro ariko ntabwo nahise njyamo nagiyemo muri 2019 maze kubibyumva neza cyane ariko koko ko amafaranga mfite kuri konte ziriya twitwa ngo ni konte bloqué cyangwa saving accounts ayo batwungukira bari dukeya. Noneho mbona ko muri R-Night Iterambere Fund ho bunguka amafaranga icyo gihe yari 10% ariko iyo nyungu ntikatwe umusoro mu gihe hariya muri bank nakagiyeho gatanga umusoro witwa withholding tax wa 15% niba nibuka neza. Noneho muri R-Night bakakubwira ko n'aya mafaranga agiyeho nk'inyungu ahita ahinduka nayo igishoro capital akatangira kubyara inyungu. Bakakubwira ko inyungu zibarwa buri munsi sinzi banza ari na buri munota. Ndavuga se ahantu hari amafaranga nari mfite mu banki runaka makeya kuko nibya bindi nakubwiraga uhorana amafaranga ku ruhande yagutabara mu gihe wagira ikibazo. Hari abantu bumva ko kubika amafaranga ari kutayabyaza umusaruro ari ukuyapfusha ubusa nyamara ugomba kugira cash kuko ntabwo you never know ntabwo byose ubibika mu mutungo. Ushobora kugura isambu cyangwa ikibanza ariko ugize impamvu zituma ukenera amafaranga ninde wakugurira ni hahandi usanga ugigurishije kuri make cyane ari munsi nayo wakiguze. Ari mpamvu itekana igihe cyose ugomba kugira na cash ku ruhande. Izo cash rero zo ku ruhande nazishyize muri R-Night Iterambere Fund kuko ariho nabonye hunguka cyane kandi bakabakorera no mu mucyo. Nashyizemo amafaranga muri 2019 ngenda shyiramo make ubu ngubu inyungu nabonye zimaze kujyaho zirakabakaba miliyoni 7 ubwo kuko ayo nashyizemo akabakaba miliyoni 10 ari cyangwa karengaho gake ubwo muri iyi myaka urumva kandi izo miliyoni 10 njya kuzishyiramo nashyizemo nko muri 20 ariko iyo uteranyije ubona inyungu zimaze kujyaho zikabakaba miliyoni 7. Ntekereza rero ko nta handi hantu bakungukira batyo pe tujya tuvugisha kuri banyarwandakazi tujya tuvugisha kuri R-Night Iterambere Fund yaziye igihe ubu noneho inyungu zarazamutse niba nibuka bigeze kuri 12%.
aha 11.78 urumva ni hafi 12%, mu gihe zira banke ujyayo udafite ibimiliyoni byinshi nk'ijana ngo ubakange ubabwira uti nimutanyungukira wenda urugero 8% ndajyana handi, naho ubundi yari makeya baragutegeka 4%, 5%, kandi n'utugiyeho tugakatwa inyungu. Simbuje abantu kujya mu banke kuko ugomba gukorana nayo kugira ngo nukenera inguzanyo bakugurize, ariko niba ari amafaranga koko ushize ku ruhande kugira ngo azakugoboke igihe runaka, yashyira muri R&I Iterambere Fund. Buriya icyo bita saving ni science, hari ni ubumenyi mu bundi, ni isomo muri yandi. Hari icyo bita saving plan, gukora gahunda yo kwizigamira, ukavuga uti buri kwezi mu kigega R&I Iterambere Fund cyangwa ahandi hantu nzajya nshyiramo wenda 1% by'umushahara wanjye, 5% by'umushahara wanjye. Urumva niyo gahunda ukayigira, noneho uburyo bunaryoha bwiza butuma utibagirwa no gukora mu buryo bwa standing order. Noneho sinzi niba muri R&I Iterambere Fund byaraje, yego birahari, ukavugana na konti na banke yawe buri kwezi kuri konti system ikajivana amafaranga runaka yajyana muri R&I Iterambere Fund. Icyo gihe mu utahana mu rugo mubona kuri konti yawe niyo upangiraho ibisigaye byose, ntabwo ugira umururumba ngo ariko aramutse ariho ibyo ukenera biba byinshi. Nta gatangaza uko amafaranga utunze yiyongera niko ibyo ukenera nabyo byiyongera. Sinzi niba ari Imana yabikoze gutyo ntabwo mbizi. Ibyiza rero yikureho yashyire ahantu utazajya yabona kenshi. Nta mushahara mutubaho, ikintu cyose kugira ngo uzageraho wikorera. Dufata urugero, uravuga ko umushahara ari mutoya, bivuga yuko ibyiza ari uko wareka gukorera abandi ukajya kwikorera. None se uwo mushahara ko ari muto ukuje wose ukabumara, uzarenga aho ngaho gute? Emera wizirika umukanda, ushaka kuyikira arayihingana, wigomwe ako gato iyo kaba 1%, 2%, 5%, numenye igihe yagwiriye. Ni imibare ukora, urayicara ukavuga uti umushahara wanjye naya, hanyuma ntabwo umunazigama ari uko asaguye. Nibyo navugaga bya saving plan, ahubwo banza uzigame, noneho hasigaye rero upangira ibisigaye. Bitari ibyo ntabwo uzarenga uwo mutaro. Kereka ku kazi nugira Imana bakagupromotinga, ariko niho handi baravuga ngo nta mushahara munini ubaho. Nibazamura ibyo ukenera mu rugo, ibyo ukenera mu buzima bwa buri munsi, still biziyongera. Ariyo mpamvu saving plan ari ngombwa. Buri kwezi, buri nyuma y'igihe runaka wihaye kiri periodical, amafaranga azajya avaho ajyaho uyazigama. Igihe kiba kizagera ukayavaniramo rimwe yarabaye menshi ukayashora. Kuzigama ni no kubaka igihugu, kuko bituma ya mafaranga abonekera hamwe. Oswa Kim ndazigamye make, Bienvenue yazigamye make, twese tukaba benshi. Ntabwo byamvunnye kuko turi benshi, ariko aho twayashyize yabaye menshi, arakora rero ikintu kinini, ari nayo mpamvu atuzanira inyungu nini. Buri ari nkanjye nyine ari 3 miliyoni twe ntago dushobora kunguka ariko kubera ari kumwe n'ayandi bikagenda bikaba za miliyari 100 bayashorera ahantu hamwe kandi hizewe, akazana inyungu zizewe. So ni ibintu byiza rero kuzigama, ni ntabwo aba ari ayawe ku giti cyawe, ari yawashyize hariya utakoraho uko ubonye, aba ari mu kazi ko kubaka igihugu, mu kazi ko guhanga imirimo bikagabanya ubushomeri, hanyuma kandi nawe za nyungu zikajya ziza ukajya wiryamira ukanasinzira uvuga uti ndashinganye mfite icyangoboka haramutse yagize ikibazo cyiza. So ni ibintu byiza rero, nuzigama ujye umenya ngo urimo gushyira itafari ku gihugu cyawe, kuko mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'umuco wo kwizigama, ugasanga amafaranga yo gukoresha ibikorwa binini cyane, ari abashoramari banini, ari leta, araba makeya. Kuko buriya nanone nk'ejo bundi Beneri yashyize ku isoko impapuro mpeshamwenda za miliyari 10 nizo bashakaga zizamara imyaka 10, ariko abantu bagiye kuzigura urabona ko umuco uri kugenda uzamuka bikubye 4, babonamo miliyari 40 kandi barashakaga 10. Ubwo izo zagiye hamwe zigiye gukora akazi, zigiye gukora imihanda, wenda zigiye gukora ingomero z'amashanyarazi, zigiye kubaka ibitaro, zigiye kubaka. Icyo gihe ibyo bikorwa biba birimo kubakwa, habonetse icyo gukora, ubushomeri buba bwagabanutse. Abantu tujye tubyumva no muri iyo ndorerwamo ngari cyane. Jewe noneho nk'umunyamakuru unakorana unabyamamaza, kuko jewe si ugukunda R&I Iterambere Fund, ni ugukunda abatwumva,
kugira ngo mbashyiremo nanjye wa muco wo kuzigama. Nakobeshye kuzigama njye nkiriga no muri kaminuza nari mbizi. Buruse baduhaga ntago nayimaraga yose. Amafaranga baduhaga kuri Radio Salus ntago nayamaraga. Ibintu byo kuzigama nari mbizi ku rwego rushimishije. Ku buryo narangije kaminuza mfite nk'ubwizigame bw'inkumbi nka 500 kuri konti yanjye. So noneho icyo biba bimaze ni iki? Nk'ibibanza umuntu yaguze 2010. Iyo wazigamye nta kintu utageraho. Ni ukuvuga ngo 2010 washoboraga kubona ikibanza cya miliyoni. None se ko kibonetse ariko gashara wahembwaga dufata urugero k'ibihumbi 200 kose warakamaraga. Kandi nyamara niba waragiye uzigama dufata urugero 50 cyangwa se 20 simbizi mu myaka runaka washoboraga kuba wagwiza amafaranga yagura ikibanza. Uku rero tugenda tuba benshi muri RNIT Iterambere Fund, uko amafaranga ubwizigame dushyira muri RNIT Iterambere Fund bwiyongera biranshimisha kuko ndi mu babyigisha abaturage. Ikindi nanjye kubera ko ndi umunyamigabane wa RNIT Iterambere Fund bituma amafaranga RNIT Iterambere Fund yungukira ubwizigamire bwanjye azamuka. Uko tuba benshi, uko dushyiramo menshi niko hashorwa ahantu hizewe hunguka cyane, ni nako urwunguko RNIT Iterambere Fund iduha ruzamuka. Bantu rero mudukurikiye nimuze tujyemo turi benshi. Wowe ntabwo ushyiramo yandi yari bugutunga uwo munsi kuko ntabwo wemerewe kwicisha inzara, ntiwemerewe gutuma abana bawe bagwingira, bashakira amagi barye, bashakira amata banywe, ariko wibuke ko nejo bundi mu myaka iri imbere bagomba kuzabaho. Ubazigamire. Nuko rero ubazigamire he ahantu hizewe hunguka neza ariho muri RNIT Iterambere Fund. Nitukomeza kuba benshi b'imiliyari RNIT Iterambere Fund ducungira ntibiba byinshi, ntekereza ko igihe kizagira n'inyungu ikagera kuri 15%. Ndabyizeye. Gusa wenda ndakabije nk'umuntu uzi science y'imari, ahanini wenda byagera ni nko muri kuri 12 n'igice gutyo, ariko ntabaza bashimishije cyane. Urubyiruko abitwara neza nibo bazabayobora, nibo bazabatunga, nibo bazabavuza, please itware neza, utegure uyu munsi ubeho neza yego, ariko unateganye ko cyane ejo ariho ugomba kubaho neza kurushaho. Reka nkubwire, buriya iyo uri umusore, iyo uri inkumi, ufite energy, ufite ingufu zikora ariko zishobora kwinjiza amafaranga menshi. Ariko ubunararibonye yego nabwo butuma umuntu ahembwa neza, ariko zino ngufu fizike nazo ni igishoro. Noneho igihe kiba kizagera ukagera mu myaka ya 55, 60, aho za ngufu zitagihari. Aho rero utungwa n'ibyo wakoze igihe wari urubyiruko, igihe wari mu bukwerere. So aho rero kugira ngo uzatungwa nabyo nuko ibyo uri kwinjiza muri iyi minsi ubibikira aho ngaho, uzaba ufite hagati y'imyaka 60 n'imyaka wenda 80. Ubu ikizere cyo kuramba kw'Abanyarwanda cyarazamutse, nubirya ukabimara muri iyi minsi ufite imbaraga, ubwo aho ngaho uzabaho ute? Uzabaho nk'uruhinja se? Oya, kandi waragize amahirwe, waragize imbaraga, waragize ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza ni igishoro. Igishoro rero iyo kinjije ntabwo byose ubimara, ubikira naho ngaho igihe uzaba udafite imbaraga. Iryo cupa niba banywaga 2 kagabanyaho rimwe urishyire muri RNIT Iterambere Fund mu buryo bw'amafaranga, nta kibazo. Ariyo mpamvu RNIT Iterambere Fund ari ngombwa, wenda unyemerere na ejo heza nyishyireho nayo ikaba ngombwa. So nuko nguko mbibara, ahazaza tuba tugomba kuhatangira kuhatekereza ukimara kumenya ubwenge butandukanye ururo n'icyatsi. Ugomba gutangira gutekereza, kera mfite 70 nzaba mbayeho ne, abana banjye bazaba barize hehe, nzajya nivuza nte ko indwara zo mu busaza ziba ari nyinshi cyane. Ibyo byose ukabitekereza mw'abantu mwe. Urakoze cyane.